none reka ntangire gutya kuri iyi nkuru y'ikinyamakuru igihe. Umutwe w'inkuru uragira uti Graceroom Ministries ya Pasiteri Julienne Kabanda yafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye uburenganzira bwo gukora impuzamatorero Graceroom Ministries rya Pasiteri Julienne Kabanda nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rya RGB rivuga ko Graceroom yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bihabanye n'ibikorwa n'intego zayo nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. RGB ivuga ko imiryango yose yanditswe isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibyo bikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragaje mu gihe cy'iyandika. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo ku rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. RG ati imiryango yose ishingiye ku myemerere igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. RGB gakomeza iki gikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza yubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko ashingiye ku myemerere. Graceroom Ministries iyoborwa na Pasiteri Julienne Kabanda ikorera i Nyarutarama. Ni rimwe mu matorero afite abantu benshi muri iki gihe ndetse hashize iminsi rikorera ibitaramo muri BK Arena bigitabirwa n'abantu benshi. Ikinyamakuru igihe kivuga ko cyagerageje kuvugisha Pasiteri Kabanda ku murongo wa telefone ariko ntiyabasha kwitaba. Amakuru iki kinyamakuru cyamenye ngo nuko kugira ngo Graceroom ifungwe byashingiye ku kuba yarakoraga ibikorwa bitandukanye n'ibyo yaherewe uburenganzira. Ubusanzwe mu mategeko y'imiryango itegamiye kuri leta harimo ko minisiteri ibikora ibikorwa by'iterambere bidafite aho bihuriye n'iby'insengero. Itegeko risobanura minisiteri nk'itsinda ry'abantu rishamikiye ku muryango rikora ibikorwa bigamije bitandukanye na Graceroom yakoraga ibikorwa bisanzwe by'amasengesho, ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero kandi uburenganzira yahawe atari byo buryo. Biravugwa ko bimeze bityo bitewe nuko mu cyumweru gishize habatijwe abantu barenga 500 ndetse ngo bisanzwe bikora. Pasiteri Julienne Kabanda yakunze kuvuga ko muri 2018 ari bwagize iyerekwa ryatumye atangiza Graceroom Ministries ifite intego z'uko mu myaka izaba yarafashije abagera kuri miliyoni kwakira Kristo no gufasha abababaye. Ijuru bene data ijuru irihe. Amen. Ibyahano bisanzwe ari uburyohe ariko uyu munsi wo n'umwihariko. Bona ndasetse ndafungura ndamubwanye nafashemo ikaramu urapfuye ngisho. Pastor Julienne Kabanda niko yitwa. Kwa Julienne Kabanda ndumushumba. Numwe mu bavuga butumwa bakomeye cyane ndetse bafite amavuta menshi n'umwuka wera buzuye igikundiro kandi bamamaye cyane mu rw'imisozi igihumbi. Numwe mu bagore bake cyane babashumba bazwi cyane naha mu Rwagasabo. N'umushumba w'itorero Jubilee Revival Assembly Church afatanyije n'umugabo we Stanley Kabanda akabera nashinze Graceroom Ministry hanabereye umuyobozi. Pastor Julienne Kabanda nubwo uyu munsi ari umuvuga butumwa uyobora abandi ku musaraba ariko mu myaka 17 yari umukobwa w'insharutsi w'umutwitsi karaho ubutaka nk'abandi bose biberaga mu tubyiniro ataha amajoro ndetse ngo ku myaka yari afite iyadakizwa ngo byari kuba bibi cyane. Mu myaka 17 nubwo yari imyaka mike nari nakoreye imbere wa mugani waba ariko kuri iyo myaka ndashimira Imana iyo harengaho gakeya sinzi uko byari kugenda. Julienne uretse kubwiriza ahubwo no kuririmba ngo n'utuntu twe cyane arabibasha ndetse kenshi yari kubwiriza anyuzamo agatambikamo n'akaririmbo. Urasigaye mwene data urasigaye. Kuririmba ngo ni imwe mu mpano azi neza ko afite ndetse akunda cyane kuko burya ngo kera mbere yuko akizwa yari umuririmbyi ukomeye, yari afite itsinda ry'abakobwa baririmbanaga bari baraciye ibintu mu tubyiniro no mu bitaramo byose byaberaga i Kigali. Iryo tsinda twararirimbye kabisa, twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu ma boîte de nuit atandukanye kandi tukabona amafaranga. Sinzi niba nawe byarakugezeho ariko mu myaka mike itambutse hadutse igihuha cyuko Pastor Julienne yaba agendana inzoka mu isakoshi. Ibi nawe ubwe byamugezeho maze rimwe muri ibyo bihe ubwo yari mu rusengero abwiriza abikomozaho avuga inkomoko yabyo. Umuntu yabwiye undi
Pastor Julienne uzagende musi y'intebe abakicariye no mwisakoshi kaba kari. Byagezaho atangira kujya ahura n'abantu bakamwikanga bazi koko iyo nzoka Agendana. Hanyuma duhurira ahantu gutya mu gisimenti n'uwo babibwiye ndamubwira twariganye kera muri secondaire ndagenda ni Yesu ashimwe ati mwishina rya Yesu. Nyuma ngo yaje kumenya ko ari umuntu wundi biganye wamugiriye ishyari agatangira kugenda amusebya mu bantu. None se byagenze gute ngo biranjya gusa ngo kuna abantu birirwa bakuvuga Julienne aho ngeze Julienne aho nkase akavideo aho nkase Julienne ayasiki. Ese ibyavuzwe mu minsi ishize by'uko akorera shitani bikaninjirwamo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha hari aho byabihuriye n'inkuru y'Ikiyoka? Mu minsi ishize mwarabyumvise ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwinjiye mu kibazo cy'uwise Pastor Julienne Kabanda, umukozi wa Satani, aho rwatangiye gusesengura ayo magambo rureba niba agize icyaha. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru Igihe ko hari gusesengurwa amagambo yatangajwe n'uwise Bakame ku rubuga rwa X. Dr. Bitieri ati twakomeje kubona abatumenyesha ibyo uriya wita Bakame yavuze kuri X. Biracyasuzumwa n'ishami rishinzwe gusesengura ibikorwa cyangwa amagambo bikekwa ko agize icyaha byakorewe ku mbuga nkoranyambaga rireba icyo amategeko ateganya niba ibyo yatangaje bigize icyaha gikurikiranwa muri RIB. Harasuzumwa nanone niba ibyo bikorwa yakoze biri mu byaha bikurikiranwa na nyir'ubwite hari utanze ikirego cyangwa niba byakurikiranwa n'urwego rwibwirije ikizava muri cyo kizashingirwaho hafatwa umwanzuro. Amagambo ari gusesengurwa yanditswe n'uwiyita Bakame kuri X aho yagize atereka mwita intumwa ya Satani ku isi mama w'ikinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda. Wamuza nawe isi yose tureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya habeshya ko yigisha. Nta magambo atarakiriwe neza n'abakoresha urubuga bayabonye abenshi bakaba barakomeje kuyanenga. Ibi bigarutsweho mu gihe Pastor Julienne yasoje igiterane cy'iminsi 3 cyitwa Thanksgiving cyaberaga muri BK Arena kuva kwa 25 kugeza kwa 28 Mata 2025. Iminsi iki giterane cyamaze BK Arena yabaga yakubise yuzuye mu gihe habaga hari umubare munini w'abatarabashije kukinjiramo. Pastor Julienne ubwo yasozaga iki giterane yijeje abakitabiriye ko ubutaha kizabera mu nyubako nini kurusha BK Arena aha yacaga amarenga ko yagikorera muri Stade Amahoro. Iki giterane cyari kibaye bwa kabiri kuko cyaherukaga kuhabera mu ntangiriro za Mata 2025 nabwo icyo gihe ubwitabire bwari hejuru cyane. Ariko se mu by'ukuri Pastor Julienne Kabanda ni muntu ki? Byagenze bite ngo umwana w'umukobwa wari umutwitsi ubuzima bwa rutubyiniro yisanga abaye umutambyi wo mu nzu y'Imana umushumbura agiye inama ibihumbi? Bite by'ubuzima bwe bwite n'umuryango we muri rusange? Ibyo byose hamwe n'ibindi byinshi ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Julienne nitwa Eric Rukundo Sage direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntema ko gutegurira. Rero ubwo nagwaye ikaze. Pastor Julienne Kabanda numwe mu bavuga butumwa bakunzwe cyane muri iki gihe bitewe n'inyigisho ze ahuza n'ubuzima bwa buri munsi abantu banyuramo byagera kubiganje mu rubyiruko bikaryoha kurushaho. Nubwo amaze imyaka isaga 22 muri uyu murimo atangiye kumenyekana mu bihugu hose mu myaka mike, ariko inyigisho ze zimaze gucengera benshi ndetse zanatumye agwiza igikundiro mu buryo bukomeye. Uyu mubyeyi w'abana bane yavutse mu mwaka w'1980 avukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mu murwa mukuru Bujumbura. Ni umuhererezi mu muryango w'abana 8 avukana nabo, akaba yaratangiye ivugabutumwa akiri muto cyane agifite imyaka 18 gusa. Pastor Kabanda Julienne avuga ko gukizwa ari cyo kintu cya mbere cyamuhaye umunezero mu buzima bwe ndetse agakuramo kunyurwa gukomeye. Pastor Julienne ati natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 18 kugeza uyu munsi. Byamaye kunyurwa mu buryo ntashobora gusobanura. Umuntu ahorana inyota yo kwigwizaho ibintu, ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane. Navukiye mu muryango wa Gikristo ariko utaruri muri iri vugabutumwa ry'uyu munsi. Ubuzima bwanjye mbere yo kwakira Kristo urumva niyo myaka mike ugereranyije niyo maze kwisi. Muri iyo myaka nakoreye imbere nari maze guca mu bintu byinshi.
avuga ko akiri umwana yakundaga umuziki mu buryo bukomeye cyane, akaririmba ari nakajya kubyina mu tubyiniro dutandukanye mu mujyi wa Kigali. Yemeza ko iyi Imana itaza kumufata akiri muri iyo myaka byari kumukomerana cyane. Avuga ko kubera uburyo yaririmbaga indirimbo za Brenda Fassie bageze aho baramumwitirira. Julienne ati naciye mu muziki nakundaga ibintu byinshi by'abakobwa bakiri bato, ariko naje guhura n'Imana hazaho guhinduka mu buryo budasanzwe. Iyo biza kurenga iyo myaka sinzi ukuntu byari kugenda. Umuziki ni impano Imana yari yarampaye, narabikundaga. Muri iyo myaka yanjye y'ubuto nari mfite itsinda twaririmbanaga nkarisha umuryango kubera ko nari nkiri umwana kandi ryari ry'abakobwa abashabutse. Yakomeje agira ati twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu tubyiniro kubyina kandi tukabona amafaranga. Umuziki wari kimwe mu bintu byantwaraga cyane. Nakundaga kuririmba cyane, nsubiramo indirimbo z'abahanzi Brenda Fassie, nasubiyemo indirimbo ze nyinshi n'abandi bahanzi. Hari igihe Brenda Fassie yaje mu Rwanda atarapfa, twagize amahirwe yo gukorana nawe. Avuga ko kugira ngo akizwe byaturutse ku mukozi wabo bari bafite wari ukijijwe waterwaga intimba n'imyitwarire yari afite, akiyemeza kumusengera ngo akizwe. Julienne ati ijoro rimwe mvuye mu kabyiniro, hari igitaramo twari kujyamo bukeye bwaho, rero ntashye nibwo nahuye n'Imana. Hari saa 9 z'igicuku tuvuye mu kabyiniro. Naratashye nsanga umukozi wo mu rugo yashyize Bibiliya mu cyumba cyanjye. Ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru nayamenye nyuma rero, uwo mukozi iyo yabonaga uko nsohotse ko nambaye byaramubabazaga, agafata amasengesho akansengera. Urumva n'uwo munaniro mvuye kubyina numvaga ndahita nsinzira kuko sinajyaga mbura ibitotsi, ariko icyo gihe narabibuze. Narabyutse mfata Bibiliya ndavuga nti reka nisomere, hari inkuru njya numva y'umugabo witwa Abraham. Ntabwo nasomye Bibiliya nshaka ngo nunguke ugereranyije n'ibyo narindi. Julienne yavuze ko yayifunguye akabura inkuru yashakaga, ahubwo agahita agwa ku ijambo riri mu byahishuwe rivuga uburyo abantu bazacirwa imanza ku munsi w'imperuka. Yabumbuye ahandi asoma ijambo rivuga ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Ayo magambo yombi ngamukora ku mutima muri iryo joro, aririra Imana atakamba asaba imbabazi. Bukeye ngo yahise ajya gusenga, atangira urugendo rwe gutyo. Julienne ati nahereye ubwo njya mu rusengero. Nahise njya mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus, niho namenye byinshi ku rugendo rwanjye mu nzira y'agakiza. Ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye nahise mba umushumba mu kigo twigagamo i Nyanza muri Espagne. Aha naje kuvamo ngaruka mu rusengero rwanjye, abashumba baho bakamfasha. Nyuma y'igihe gito mvuye mu ishuri nibwo naje gushaka umutware wanjye, Imana iza kumuhamagarira gushinga urusengero rwa Jubilee Revival Assembly. Julienne avuga ko ikintu yakundiye umugabo we Pastor Kabanda Stanley uyobora itorero Jubilee Revival Assembly Church ari uko ari umuntu ukunda Imana mu buryo bukomeye. Julienne ati kugira ngo tubane twamenyanye dusengana, numwe mu bayobozi nasanze mu rusengero. Namukundiye umutima yari afite wo gukorera Imana bitareba inyuma no kwitangira Imana. Julienne avuga ko arajwe inshinga no kubera igisubizo ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Kabanda yatangije ishuri yise High Hopes rigamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe batinze kuvuga ndetse bafite n'indi myitwarire idasanzwe bitewe n'ibibazo byo mu mutwe. Julienne ati High Hopes ni ishuri riri i Kanombe rigita ku bana bafite ibibazo by'imyitwarire bizwi nka autism n'ubundi bujyanye n'imitekerereze. Ryavukiye mu mutima wanjye, ariko atari ibintu nari niteguye guhita ntangira, ahubwo ni Imana yabinshize ku mutima, kandi iyo numvise ibintu binje mu mutima ibindi byose mbikora mu nzira. Ibyiringiro biri hejuru cyane, mara kubyumva nahise numva ari Imana igiye gukora kuri aba bana. Yemeza ko nawe umwana we yagize icyo kibazo, ariko akaza kumenya ko agifite akamuvuza hakiri kare bigatuma akira neza, ubu akaba nta kibazo ameze neza nk'abandi. Julienne ati nanjye nabiciyemo, nabimenye mbere, nabibwiwe n'ibimenyetso byerekanaga ko umwana hari ikibazo yaba afite. Byatumaga ngomba gutekereza ikindi kibazo umwana yaba afite, kuko yareraga bya hato na hato. Urumva kurira ntabwo ari ikibazo, ariko hari igihe biba bitenyeye. Yavuze ko iki kigo kizakorana n'ababyeyi mu buryo bubiri, ababyeyi bazazana abana bakajya bahirirwa kuva ku wa mbere kugeza kwa gatanu. Bafite inzobere zitandukanye zifasha aba bana kumenya kuvuga ndetse n'ibindi birimo kwigisha umwana ibisanzwe. Mu buzima bwe bwite nabikubwiye ko Julienne ari umubyeyi wubatse w'umugabo n'abana bane. Umuryango wa Pastor Kabanda Stanley na Pastor Julienne Kabanda umaranye imyaka igera kuri 23, bakaba bavuga ko kugira ngo bakiri kumwe nk'umugore n'umugabo nta makimbirane, kandi nyamara muri iyi minsi haradutse agatanya biterwa no kuba mbere yuko babana barabanje kumenya urushaka icyari cyo, ndetse bagashishikariza n'abandi gufata urushako nk'umushinga ugomba kwitabwaho buri munsi.
itorero Jubilee Revival Assembly riyoborwa n'umugabo n'umugore we ryatangiye ku itariki ya 13 Kanama mu 2008 rishishikajwe no kugeza ubutumwa bwiza bwa yubile ku isi yose. Ngayo nguko ngibi bya Pastor Julienne Kabanda umuvuga butumwa ukunzwe n'abateri bake inaha mu Rwanda. Ni nuko nsoje. Kora subscribe kugiye cyo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegurira. Julienne nitwe Eric. Rukundo. Sage direct. Si byose. Amateka, politike ikorana n'abanguzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri cano. Nawe butaha.